mwiriwe neza bwoko bw'Imana. Imana ibamugishe cyane. Haleluya. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Natinze uyu munsi tugiye kwiga twihuse cyane. Turaza kugira umwanya muto wo gusenga, turiga umwanya muremure. Turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iyo jambo turimo kwiga uyu munsi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umunsi wacu wa 8 kuri program dufite ya Zion Temple ku isi hose. Iyo jambo turimo kuganiraho nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iyo jambo dusanga mu migani igice cya 8 umurongo wa 17. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo ese niye mpamvu niki kitubuza gushaka Imana umwete? Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. None niki kitubuza gushaka Imana umwete? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Turimo turagerageza gusobanukirwa no kugerageza kugira ngo twumve ko turi gusobanukirwe iri jambo tugiye kwigaho uyu munsi. Twese uko turimo turashaka Imana, sibyo? Uko turimo twese turashaka Imana, ndetse turashaka n'imbaraga z'Imana. None Imana irimo kugira ijambo ryayo rikavuga ngo ngewe nkunda abantu. Iyo ukunda Imana iragukunda, ariko wakiyongera n'abantu ariko wanshaka umwete ngo bazambona. Ari gushaka gukunda umuntu ariko ntibigutera intugu, uba nta mpamvu yo kujya kumushaka. Yesu nashimwe. Gukunda no gukunda no gutera intambwe ukajya gushaka gukunda nayo ni urundi rwego. Wese ufite abantu mukunda kandi mutajya amasosiye nabo uvugana kandi amukunda, wenda afite icyo mukundira ko niyo mubona gusa ngo mukunze, ariko nta nabizi ko mukunda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hari no kwanga ndamukunda ariko nongeye kujya kumushaka mubwire ko mukunda. Hakaba n'igihe usanga kumugeraho bigoranye, uca muri protokole nyinshi cyangwa se ntunamubona. Abantu hano mufana umupira gusa abantu mukunda wakinnye ukuntu bangana. Ninde wari wava hano ngajya mu Bwongereza kujya gushaka umukinnyi akunda wo gukinira mu Bwongereza amubwire ko amukunda? Murabakunda ariko ntabwo yigeze ushyiramo imbaraga zo kujya kumushaka. Yesu nashimwe cyane. Tureke nabo mu Bwongereza n'abahano mu Rwanda kugira abakinnyi mukunda, ariko ntabwo urabona reka ajya gushaka nimero ya telefone zamuhamagare, nibura wenda duhure mubwire ngo ndagukunda. Niba wenda afite n'amafaranga ibihumbi wenda 10, tuzahure ngende mubwire ngo kubera ko mukunda ndumva ashaka kugurira fanta dore ibihumbi 10 ngibi ndabiguhaye. Ko ubundi buriya bavuga ko iyo hatari igikorwa nta rukundo ruhari, iyo hatari gutanga nta rukundo ruhari. Gukunda egare gutanga. Bireba kuko nakunze abari mu isi byatumye ntanga umwana wanjye. None I challenge you guys mu gufana umupira. Ninde hajya mbwira Innocent, ninde mukinnyi w'umusitari dufite mu Rwanda? Umbaje ngo nakubwira bagatete bakera. Hari umukinnyi w'umusitari uzi dufite ubu. Uyu mu abakinnyi bo mu Rwanda ntabwo bazi. Ninde uzi umukinnyi uri mu Rwanda hano uhitinga cyane, utsinda ibitego cyane? Yego. Yitwa Jabera. Mutarambirwa. Akina muri iki? Akina muri AP. Hari umusitari wari mu Rwanda bita Onana. Hari umusitari wari bita Onana. Akina muri ekipi muri Rayon Sport. Okay. Ni bande bakunda muri bo? Okay, karibu basi reka tumwihorere. Noneho reka dufatire ba bandi aho mukunda bo mu Burayi. Tubwire gusa bana Arsenal byo ndabizi ntabwo ari mbaza.
niwe mukinnyi ubu ngubu ugezweho muri Arsenal ufite gutsinda cyane? Jesus. Ine? Jesus. Ariko nawe witwa Jesus? Amaye. Akomoka mu kihe gihugu? Muri Brazil. Muri Brazil. Brazil nyangira abakinnyi cyane. Jesus. Akomoka he? Muri Brazil. Uramukunda cyane? Ntabwo umukunda. Nuwe mukinnyi ukunda mu buzima bwawe wumva? Reka tuke abakinnyi. Dufite abahanzi abaririmba baririmba gospel. Muri mwe ninde muntu ufite umuntu uririmba indirimbo z'Imana akunda cyane? Richard Ngenda undi Israel Muro Arine Gahonga yiri zakubitse ibanga ryanjye wowe karakarimbo nanjye ndagakunze. None reka mbabaza muri abo bahanzi mukunda ninde mufite nomero ya telefone? Ntabwo mubakunda rero. Urumva niyo arabwiraga kuje kuri barabakunda abankunda ariko abanshakana umwete bazambona. Hari ukunda umuntu kumva kumukunda nyine ariko buriya ntabwo ukunda. Iyo ukunda umuntu ukora ibishoboka byose, bashaka nomero ya telefone cyane ubu biroroshye zirahari. Niba ukazanamwandikira SMS ukamubwira ngo nitwa kanaka ndagukunda ndi umufana wawe, biba bihagije. Iyo yongera SMS nibura yumva ko hari umuntu umukunda kandi umufana w'umwembe. Iyo rero bibaye akarusho umunsi umwe akarimbo kakufashije cyane ufite nomero ya telefone ushobora kugenda ugashyiraho nk'amafaranga 5,000 kuri mobile money ukamubwira ngo indirimbo yawe yamfashije numva nshaka nibura nanjye gukorera umugisha akugurira fana. Niyo yaba ari umukino ufite miliyari kariya gasinyi ukoze gatoya arakapurishitinga cyane. Niko gukunda. Utabikoze byo ntabwo ukunda. Indirimbo ze ariko n'ugukunda. Uko niko tubana n'Imana. Dukunda imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ariko Imana ubwayo ikunda byaratunaniye. Hello? Abantu bigeze kuza tukana basanga Yesu arabareba ati ntabwo ari njye mushaka ndabizi ibyo mushaka. Ni imigati kanyibahe mwigende. Uzagiye kujya mu ijuru aho yari ahagaze ku musozi wa Yerusalemu bari bahari. Hari abantu 500. Buriya azamuka mu ijuru abantu bamubonye bari abantu 500. Arababwira ngo marayika arabamuka agiye niko azaza ngo mutegereze. Barategereza bagiye kuvuga agashinga urwara ataragiye uriya kuri nako yaje muri twamubonye akora ibitangaza ntawe aruzi aho yavuye. Umwe agashinga urwara tutugende, undi agashinga urwara tutugende, undi agashinga urwara tutugende. Abantu 380 baragenda. Igihe umwuka wera yagiye kuza arasigaye 120. Abandi 380 wende yo umwuka wera atindaho gake n'abandi bari kugenda. Haleluya. Bivuga ngo abankunda ariko abanshakana umwete bazambona. None ko dushaka Imana urumva strategy ingamba ufite izizo kugira ngo yamanure. Yesu nashimye. Haleluya. Baje kwiga uyu munsi muri class. Kaza mu kwitaho tutwikeho gakere kuri katwanze twige. Ukuntu dufite imbogamizi zitubuza gushaka Imana umwete kugira ngo tugere kuri rwa rwego kuko duhura nayo. Kwikunda biraho ngaho turayikunda sibyo ariko ntabwo turayishaka. Ibyo nabahaye urugero kuri abo bahanzi. Niba ukunda umuntu wagombye kugerageza ibishoboka byose ugashaka nomero ya telefone ukazamuvugisha ukamwandikira na SMS nibura niba wamuhamagara ntiyitabe. Ku bantu nk'abari abasitari akenshi hari igihe batitaba amatelefone atari uko bira ahubwo bahamagarwa n'abantu nk'ibihumbi bingahe n'abatari ngombwa. Umuntu telefone papa yakwitaba ngo agaseka ukagira ngo numve kwifata byonyine. Ejo ndakongera kujya kuri telefone
nakwitaba we niwe kanaka nagusuhuza undi akongera yafata aya manomero ndayabifye hakagiye uhamagara akajya muri babandi ariko niwe mwandikira SMS yitwa kanaka nkunda indirimbo zawe nawe ndagukunda. Yesu nashimye. Haleluya. Amen. Ariko muraba ntabwo ari bo mukunda indirimbo zawe kandi indirimbo y'umuntu niyo mpamvu buriya bariya benshi baba bameze nk'amakampani bagira n'amatini namba bagira za registration license zabo. Iyo rero umuntu afite company akaba afite tini namba akaba registered buriya radiyo cyangwa se bariya aho bari registered basimazi iriya bihangano bye byose. Niyo mpamvu amategeko abirinda no kubipirata no kugira gute nuvuga ngo muri business rero ko business iriho entity iriho entity ruvuga ngo itandukanye na nyirayo. Yesu nashimye cyane. Ubwo rero ngo mukunda business mukunda nyiri business nicyo bemeza. Iyo muntu ko umuntu atera ishoti neza mba muzi ishoti si muntu riteye. Haleluya. Imana nayo tuyikundira ko abenshi bicaye hano tuyikunze ko tuyitegereje. Ababeshye turayitegereje. Dutegereje iki? Imirimo izakora. Imana izantabara mbone icumbo mve mu kode mbeho. Imana izantabara mbone akazi mve mu bushomeri. Imana izantabara mbone impizi y'indwara. Imana izantabara mbone. Noneho ikimaze kugaragara n'iki? Wa muntu ukunze Imana ategereje icyo yashakaga Imana icyohereje aragifata akagenda. Niyo mpamvu no mu rusengero rusigaye tumeze nko muri mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se muri intercession. Ubundi buriya abantu bakora ku gicaniro ni abarwayi bakira bagataha. Iyo igicaniro gifite abantu benshi bakirirwaho bisobanura ko itorero rifite ubushomeri buri ku gipimo cyo hejuru. Ku gicaniro ntabwo ari ngombwa abantu igihumbi. Iyo abantu benshi ku gicaniro egare ubukene bwinshi mu itorero kuko haza abarwayi bafite ibibazo bafite akazi nibo birirwamo ku manywa. Iyo Imana ishubije baragenda abo basigara baza mu materaniro nimugoroba nk'aya masaha bavuye mu kazi baza ku cyumweru ariko ntabwo bahirwa kubona saa 3 kugeza saa 9. Saa 3 saa 9 ushinzwe kuhaba ni umushumba n'umutambyi wabisingiwe ugomba kuyobora igicaniro. Abandi bahaza nabaje kwivuza mara kwivuza bakagenda. Uzuva umuntu akubwira mu nyewe mu rusengero rwanya bakomeye mu manywa ngo icyumba cyo gira bari mu 300. Nta abantu 300 mu cyumba ku manywa saa 6 kugeza saa 9 hari amasaha y'abandi bari mu kazi. Bizoniye kubita ibibazo byinshi mu rusengero. Yesu nashimwe. None ubundi niho hahora abantu bashyashya kenshi. Ku gicaniro ni kwa muganga. Kwa muganga hahora abantu bashya. Keretse abaganga bashaka kubavura ariko abarwayi baraza bakivuza bagataha. Iyo urusengero rero ku gicaniro hahora abantu bamwe igihe cyose nta mbaraga z'Imana ziba zihari kuko abarwayi bahaheze. None mu rusengero hasigaye hamaze kuza ikibazo cy'uko hahora amasura mashyashya. Abandi bari he abaguye rose umuntu utekereza gusenga azikambanye kenshi. Imana ishimwe barakaza utekereza gusenga hasigaye ngenda mu Rwanda nahindiye hafi nsigaye sengera hafi. Bityo gihe mbere yagendaga ibirometero 220 none uyu munsi aratera intambwe biratoya nta mpamvu yo kujya hari. Kuki bagenda gutyo? Uzi ushaka Imana. Iyo ushaka ikiri mu kiganza cy'Imana iyo kiguhaye uragenda. Yesu nashimye cyane. Haleluya. Abakunda Imana ntabwo bayireba mu kiganza ikizanye kuba bareba mu mutima wawe urukundo bakunda. Iyo wasobanukiwe urukundo Imana igukunda wumva wayibora imbere. Waba ufite uyijya imbere waba udafite uyibora imbere. Yesu nashimye cyane. Rero abankunda iyo munkunda nanjye ndabakunda ngo ariko kandi hari urundi rwego rwiyongeraho nkunda abanshakana umwete. Haleluya. Haleluya. Ibintu bitatu bituma tutabasha gushakana Imana umwete uko bikwiriye ngo tuyibone. Icyambere navuga ko ni imiterere y'Imana. Imana ntigaragara, iri invisible. Ni Imana itaboneshwa amaso. Bigorana cyane kumva ko Imana muri kumwe kandi utayireba. Igihe cyose kubera uko abantu isibayeho na siyansi
iyoboye isi n'ibyo abantu biga ku mashuri n'ibyo batuganirira twemera ko ibintu bihari ariko tubireba n'amaso yawe. Icyo tutarebesha amaso ntabwo twemera ko gihari. Nubango rero biragoye gushaka ikintu utarimo kubona n'aya maso yawe, ukagishakisha amaso yo kwizera, biragorana cyane. Urategereza ugasenga, kuki dukora ibyaha? Nuko tuzi ko Imana itatureba, tuzi neza ko Imana aho uri kose ari kandi ijisho ryayo riri kuri we. Ubu se tuvugisha ukuri, ubu hano muri abarokore watinyuka kwinjira kuri musi ukayobera hati kureba? Ntabwo bishoboka. Uzi ko amaso yacu akureba, ariko iyo ugeze aho amaso yacu atakureba ushobora kwiherera kugutumiraho ugasubiza munsi y'igitanda. Kubera iki? Ntawe ukureba. N'Imana n'ubu iyo umuntu azi ko iyo ukora icyaha no kwibwira ko Imana itakureba kandi nyamara irakureba. Ntabwo ko Imana tubana nayo ni nk'ibi birahuri mubona bya filime. Ubu turi hano, muri hariya hanze ntabwo tumureba, ariko baratureba kuko dufite amatara nijoro, niko birema. Iyo ari ku manywa uri hanze, twe tuba tureba uri hanze, ariko bataturebamo hano imbere. Iyo rero umuntu ari hariya ujya kubona ukuntu barimo arireba mu kirahure, agira gutya, ukuntu arimo arakora kugira gutya, ntabwo azi ko turimo kumureba, kubera ko atatureba azi ko natwe tutamureba. Imana nuko iti wewe kubera ko utayireba uzi ko nayo itakureba kandi nyamara irimo irakureba, ariko kubera yuko ubwenge bwawe bukubwira yuko itakureba uhora wumva yuko iri kure cyane. Ni nk'uko buriya no kuvuga ko Imana iri muri Aziya cyangwa se iri kuri Roma, wumva ko iri kure, niyo usenga wiyamagara n'ituruka kure kandi nyamara irakwegereje, bwe bakumuhegereye ku gutwi imyambaro wambaye kwegereye. Yesu nashimye. Inzitizi ya mbere tugira rero ni iyo ngiyo, ni ukuvuga ko Imana tutayireba n'aya maso, kandi nyamara icyo kibazo cyo kuba twibaza ko tutayireba Imana yaragikemuye. Yagikemuye gute? Reba Abakolosayi igice cyaho cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo Yesu niwe shusho y'Imana